uyu muntu twumvishe ko yaraye agiyemo ku mugoroba ariko natwe ntawe ubizi kuko nta muntu wari kumwe, ariko nyine turi kumva natwe ngo yagiyemo ku mugoroba. Iki kiyaga kimaze kurya nk'abantu bagera nko ku 8. Mu gihe kingana gite? Ubusungu wenda ngeranyije ni nko mu gihe kingana n'imyaka 4 cyangwa 5 ishize. Nyine aka kanya biyahuramo abantu, nyine ubu habaye nk'indiri yo kugira ngo biyahuremo, nta n'ikintu kitumariye tu. Nyine kubera yuko nta barinzi bahaba, niyo mpamvu ubona abantu biyahuramo, kubera yuko nta buntu batangira kuba bajyamo, kandi nabo barinzi bariho baturinda izo mvubu zitwonera. Uwo muntu wiyahuyemo n'ubarugumba ntabwo ari umwogoro, nyangwa hari biterwa n'ibihe bibi, none se nta nubwo yari mu rundi. Ubundi byagabanya nyine, nose ubwo abarinzi bahari ntago bakamubona ntibamusubizayo. Yego. Abarinzi bahari bamusubizayo, cyangwa hanazitiye wenda akabura n'ukuntu yajyamo.